ukuvuga ngo ni ifaranga rimaze imyaka 5,000 abantu barifitiye icyizere na n'izi saa bamwe bakunda kwita ngo ni God's money na amafaranga yakozwe n'Imana. Urumva? Aha rero nicyo gituma amareta menshi yashyizeho ububiko bukomeye bwa zahabu. Batangiye kuzinaga kuzi kuko bashobora kukubaninga kugura ibintu ku $1 wabyumvise ariko nta muntu wabwira ngo bibi mfite zahabu ngo yabe kubigura. Yahita ziguha rwose uwo mwana. Cyane ko ibyo byo bijyanye no gupakira. Fata zahabu ukazipakira ukazijyana mu gihugu bakaguhereza igicuruzwa cyose ugura. Urazipakira ukazijyana. Rero biracyagaragara ko ibintu byizewe uri kubyumva na amafaranga uri kubyumva na amafaranga zahabu n'umuringa uri kubyumva ni ibintu navuga ko Afrika dushobora gukoresha muri revolution tugatera imbere bidasubirwaho. Ikigaragara cyo nuko ibihugu by'Iburayi reka nkubwire nk'uyu mwaka kugira ngo ubyumve neza igihugu cya mbere cyaguze toni nyinshi. Okay, mu maraporo reka tuvuge mu maraporo kuko hari ibihugu bigura hari n'ibitagira no kuri raporo. Icya mbere ni Poland cyaguze toni 86. Poland toni ya zahabu 86. By the way ni muri iyi minsi ni mwirirangira ry'ibyo twita promises money, amafaranga ashingiye ku cyizere. Reka tuyavuge iyo bita nyine fiat bonds shares uri kubyumva bya ni ibintu byose bishingiye ku cyizere uri kubyumva. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu ntago ari nk'ibihugu byacu bya Afrika bishobora kukwishyura amafaranga ukagenda nk'ibihugu bya Afrika igihugu cyakwishyura amafaranga yacyo kikakwizera perezida ajya agahindura amafaranga agahindura iki ubwo amaze kukwishyura ku bicuruzwa ugiye agahita ahindura amafaranga. Wabyumvise political instability. Hari ibintu byinshi bihangayikije ariko ngewe icyo navuga cyo ni kimwe nuko byatangiye guterwa ubwoba uri kubyumva ko bishobora kugirwaho n'ibihano kandi ibihano birimo nuko bishobora nyine bashobora kuiponayizinga amayero ko biri mu muryango umwe bw'Uburayi. Uwo muryango umwe bw'Uburayi ikoresha eho. So ibihano byaryo byose byafatirwa bwabigiraho ingaruka kubera yuko icyo gihugu kidafite amafaranga ufite nta muntu n'umwe ukizera ko afite agaciro kubera yuko agaciro k'amafaranga gashingiye ku cyizere. Nayo mpamvu ahanini crypto yo ijya kuba legit niko navuga. Niyo mpamvu navuga ko crypto yo yizewe kuko byibura y'agaciro kayo gashingiye kuri demand kuri global consensus. Ni bande bakeneye iri faranga muri bangahe igiciro kikazamuka muri bake kikamanuka. Bitandukanye ko ifaranga bashyiraho itegeko rigena agaciro k'ifaranga. Uri kubyumva abasigaye bose bagakurikiza itegeko tugatangira gukora media gukoresha iryo faranga za medium exchange. Mbere amafaranga agitangira habaga icyo bita bakunzi b'Ihumure TV muraho igitondo cyiza bari mu masaha y'igitondo hanyuma mugira igicamunsi cyiza kuri ku masaha y'amanywa ari mu masaha y'umugoroba mugira umugoroba mwiza nk'ibisanzwe ndikuzo Emi tubana mu nkuru n'ibiganiro bitandukanye bigaruka cyane kuyoboka amana n'ubukungu aho dukunda kuganiza abantu kubigendanye naho isi iri kwerekeza mu ikoranabuhanga ariko cyane mu bukungu bitewe nuko rero abantu benshi bashobora kuzisanga mu bihe batigeze basobanukirwa aho uyu munsi noneho ifaranga riri kuva mu ntoki rigiye kujya kuri murandasi bya nyabyo cyangwa se kuri internet. Hanyuma rero ubu tuvugana na Musaho turazindutse nk'ibisanzwe. Musaho waramutse? Waramutse. Nigeze ncara kuri mixer. Nigeze mva ngo abacuranzi ngo ntibakizwa. Ngo abakora muri tekinike ntibakizwa buri harimo umudayimoni muri tekinike abo umudayimoni uteye ubwoba aho ubona ahubwo burya abantu babimenye badukurikiye bamenye ko abacuranzi aribo basobanukiwe ikiri kubera mu rusengero ko ntiyaza gucuranga utayamuhaye. Byari kera ariko muri ADPR ntayo baba ariko menye naho basigaye baba simbiza ariko asigaye bayabaha ariko kera nta kintu babahaga. Ari dini rimwe nigeze kubamo nuko nkaba umucuranzi kuwa gatatu kwa kangahe no ku cyumweru nkabara amaturo nuko oya narangiza kuyabara wabaza amaturo ngakuramo 30,000 buri cyumweru
ngatanga raporo buri nako nawe utangaga raporo amafaranga nkashyira kuri konti ariko nakuyomba 30 buri cyumweru rero hano hirya ndarizi n'ura cyane kera bazaje kureba bajye kubona babone ngo ku mwaka bakoze audit babona ngo harabura amafaranga hafi miliyoni 1 na batise aya mafaranga yagiye ntoya ntayo mafaranga nayatwaraga buri cyumweru ni narihembaga buri cyumweru bata amafaranga yatwaraga naratwaraga ninde se bagushyira sare yo ninjye wabora yishyiriyeho nkurikije umwanya nataka kwa kabiri naza gucuranga amateraniro kwa kane nkaza gucuranga urumva kwa gatandatu nkaza muri repetition ku cyumweru nkaza mu materaniro sinatwaraga make none se abandi bose bagiye iki bintu bishyuza ubuzima bwo gusigarana iki ugeze jewe icyo narebye nuko urumva hari amafaranga nyine ngo pastor yahembwaga nari 240 ku kwezi ndireba ndavuga se koko nigize ikivume nkorera satani ku buryo nge ntahembwa ndi mu nzu yayo nuko nkurahaya aranyirukanye nabyutse nsanga rero Pepe nyirukana mu idini nsanga rero Pepe nyirukana idini nta kandi kantu kishimira iyo warisobanukiwe birakorohera rero niwo mugisha tugiriwe kuri uyu mwanya turi amahoro reka rero tuze kubana mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi dushimira dukurikira bakoze subscribe mwarakoze nawe utarakora subscribe uyikore kugira ngo tubane muri izi nkuru zacu za buri munsi kandi zifite icyo zigarukaho cyane cyane ku bigendanye n'ubuzima bw'ahazaza musaza meze neza meze neza noheri yagenze neza y'abanyedini cyane heri wibimbaza si hako nongeyeho ngo abanyedini byayo byose umva sindi umusadukayo sindi n'umufarisayo ntino n'umwanditsi sindi n'umwanditsi ntino umukoresha w'ikoro sindi n'umukoresha w'ikoro ubyumva so ibyababaye scammed ubyumva ejo umuntu yarampamagaye ari muri Amerika ndamushuje cyane Dallas umushinga ntahe arambwira ati se Noheri byagenze gute ndamubwira nti byagenze ati se urayizihiza nti kubera iki swimbarira ati ngenzi ko Noheri ari yabasinze ati vuga ati gasha usanga abantu bose banyoye Noheri ni yabasinze uriko ko basinda ngo ni umunsi wa Yesu wavutse ati gasha abantu bose baba banyoye ati baborewe kweli yarajekeje rero so rero tugiye kwinjira muri bonane yonyine no kuvuga ngo turi amahoro sasa rero turi mu isi y'ubukungu n'ikoranabuhanga ariko reka tuba twamamaze abakeneye gukoresha ibikoresho byo mu rugo amafirigo amateleviziyo microonde water dispenser n'ibindi cyane cyane firigo na cuisinier mu bikoni mu mpamagare no kubigura ko bubyibaye no kubigura ariko no kubigurisha nkabigurisha ndaravuze ngo ukene ufite itungo rikakugoboka yego ufite ikibazo cyo kugurisha ibishyimbo ufite microonde ubundi iyo microonde uyimaze iki niba urya ibishyimbo wamamagaye nkayikugurira ari ibishyimbo nabyo babishyushyamo nta kintu ngo badashyushyamo n'amata bayaterekamo n'amata ari mu itasi yesi mubona kuri 0788347491 hanyuma nze ngukorere ibi bikoresho byawe bisubire kuba bizima cyangwa se mbigure musaho byifashe gute tubanze dusimbukire mu karere ahubwo ibyo bintu uvuze gitumye ntekereza cyane ntabwo yavuze ibintu bitari mu bantu ukuntu cy'inama n'umusinzi akakuvamo ibintu n'ibanga yagera mu kabara agatangira kwivugira ati njye nayo natwe twavuganye ni ibisanzwe ari ibihumbi byinshi by'aba basore bagura indangamirwa bayitwara abona ari nziza yagera mu rugo mu gitondo bagasanga ni mushito agaya mu mushito aba muntu bamubwiye ibanga yahindukira ya mugenzi we bari kumwe mu kabarati atuzi ko ari wowe sha ikiganira akagikomereza General Kenya ngo bamuhagarire bro nyine ni nk'abagosora ariko ba mutipe impamvu Kisekete yafashe umwanzuro wo kumuhagarika nuko amahanga yose yasakuje yavuze ikintu nyine kikwiye kuhagurutsa ya mahanga uri kubyumva hari igihe rero ugeraho ukabihira abantu
induru zose yagendaga. Reka mbabwire kuko bivuze ngo ciye umugani ngo nyine umutego mutindi birangira umushibukanye. Buriya reka mbabwire Afurika ifite ibibazo kwanza nabyo nagira ngo tunavugeho. Afurika ifite ibibazo byinshi bitandukanye ariko umucuranzi bita Alpha Blondy sinzi niba umuzi ucuranga mu njyana za reggae yaracuranze yaravuze ngo tout échange tout évolue mais les imbéciles ne changent pas. Aravuga ibintu byose bishobora guhinduka ariko les imbéciles ne change ishobora guhinduka. Ikindi kintu aririmba mwe ndirimbo atanajya avuga ngo les ennemis de l'Afrique ce sont les Africains. Abanzi ba Afrika ni abanyafrika bo bwabo. Iyo ndirimbo sinzi abantu benshi ntabwo wenda bacyumva reggae cyane ariko reggae ni indirimbo zashingiye ku ma revolution urikubyumva kandi zagize umumaro munini ibihugu byacu bona amanuza ubwigenge n'ibindi ariko iyo ndirimbo ya Alpha Blondy nibajije ubwenge burimo ahanini butuma ntekereza. Eka mwereke ikuzo wenda ibyo kuvuga muri Kongo nahe ntago tubivuga nitwe abapoliticiens cyakora wenda economy igira ihorera na politique n'ibisi yasigana yego. Twese turabizi ko ibihugu byacu byo muri Afrika nibyo bihugu bya mbere bitagakwiriye kuba byishingikiriza ku madolari cyangwa ni mafaranga. Impamvu ni yihe reka wenda nguhereze iyi fact mu buryo bwumvikana. Iyo urebye ibihugu byacu bifite zahabu uri kubyumva na gold ihagije. I mean zahabu niyo gold, zahabu na silver, ubwo ni zahabu n'umuringa. Nibyo bintu bya mbere bifite igiciro kiri hejuru ku isi sibyo kandi nibyo dukizeho uri kubyumva ariko nanone natwe dukennye. Reka nkubwire mu mwaka w'1934 1934 leta ya Amerika yatoye itegeko ry'uko bagombaga kugura silver umuringa uri kubyumva avuga ati reka tuzamura umuringa ndetse bahita banazamura n'igiciro cyo batangira kugura uri ku giciro cyo hejuru. Barawugura icyo gihe buri iyo urebye umuringa silver ushobora gutekereza ko silver idafite agaciro kanini ariko silver ikoreshwa n'ahantu henshi haruta n'ahazahabu uri kubyumva. Silver ubu ngubu twavuga ngo ikoreshwa muri space mu gukora ibyuma bikora ibyogajuru izi motherboard z'ama artificial intelligence bakora irimo sibyo aya matelefone imodoka ya ma EVs izi modoka ziri electric ngira ngo ni haba harimo silver nyinshi. Urebye hanene uhagaritse silver ku isi inganda zose zarekera gu processing. Silver ibuze inganda zasaba reform bushya kuko inganda nyinshi bikoresho byose bishingiye kuri silver. Rigubyumva muringa nujya kureba uraza kwibaza se ko turi biggest supplier ba silver rigubyumva ariko tukaba tutagira uruganda na rumwe. Niyo mpamvu nari mvuze ngo les ennemis de l'Afrique ce sont les Africains rigubyumva. Ibihugu by'Iburayi reka nkubwire nk'uyu mwaka kugira ngo ubyumve neza igihugu cya mbere cyaguze toni nyinshi mu maraporo reka tuvuge mu maraporo kuko hari ibihugu bigura hari n'ibitagira no kuri raporo. Icya mbere ni Poland cyaguze toni 86. Poland toni ya zahabu 86. By the way ni muri iyi minsi mw'irangira ry'ibyo twita promises money amafaranga ashingiye ku cyizere reka tuyavuge iyo bita nyine fiat bonds shares ukubyumva bya ni ibintu byose bishingiye ku cyizere uri kubyumva no kuvuga ngo mvuze ngo bishingiye ku cyizere cyo ndi gushaka gusobanura aya mafaranga dukoresha mu Rwanda uri kubyumva amadolari dufata avuye muri Amerika yose ntabwo afite abari amafaranga ashingiye ku cyizere ngo Amerika ngo ni très puissant ngo ifite ngo economy imeze gutya ngo therefore bakajya muri printer bagaprintinga amafaranga uko byumva amafaranga bagatangira kuya distributinga ndetse abakire bacu bagashishikazwa no kurunda amadolari uko byumva. Aha rero nyuma y'izi ntambara nk'eshatu tumaze kubona Middle East iriya ntambara ya Ukraine
ya Iran na Hezbollah, kongeraho Hamas tumaze kuyibagirwa Hamas, Hezbollah, kongeraho na Israel, yani intambara muri Middle East, kongera intambara ya Ukraine, uri kubyumva, kongera n'izi ntambara zose ziri gusaka intambara iri gututumba, katuvuye ngo itutumba hagati ya Taiwan n'Ubuyapani na Amerika n'Ubushinwa. Ibi bintu byatumye amareta yiga ikintu gikomeye, ndetse ikintu gikomeye cy'icyo twita nakwita ngo currency weaponization, aho ifaranga ryakoreshwaga nk'ikimenyetso cyo gutera ubwoba ibihugu. Uri kubyumva? Eka iyo tuvuze currency weaponization buka ko intambara ya Ukraine itangira bateye ubwoba Uburusiya ko bazabufungira amasysteme ya Swift ntibwongere kugira ububasha bwo kugura cyangwa kugurirwa ikintu, ko transaction yose ikorwa mu $1 igomba gukupa. Uragira burabyibuka. Ni nabwo habaye amanama y'ibyo ya BRICS, kubyumva? BRICS yongeramo ibihugu nka Ethiopia, yongeramo ibihugu byinshi birajoininga Pakistan, kubyumva? Bijoininga BRICS, ariko zimwe mu ntego zari ziriho zari icyo twita de-dollarization, gutesha $1 agaciro, kuko $1 riri mu bintu bihangayikishije amareta, uri kubyumva, ndetse bituma rimwe na rimwe amareta ya Afurika atagira icyo abasha gukora, kuko ubukungu bwayo buba bushingiye ku $1. Bazi ngo ntibashobora guhaha, uri kubyumva, ntibashobora guhaha badafite $1. Ni nako bimeze. Aya mafaranga yacu dufite ntushobora kujya ku isoko rigura intwaro ngo ujyane amanyarwanda, uri kubyumva, ibyo ntibishoboka. Twese turabizi. Ushobora kujyana amashiringi, ushobora kujyayo n'ayandi y'abaturanyi, y'abavandimwe, reka abashinga ayo mafaranga nta kintu avuze. Bityo kuba rero ubuhahirane n'ibindi bihugu bishingiye ku ifaranga ry'ibindi bihugu bituma amareta yacu asigara nta kintu avuze imbere y'ibyo bihugu, kuko mu bihano, muri weaponization ya mbere, mu bihano bya mbere bishobora gufatirwa ibihugu byacu bigahangayika, ni ukubihagarikira ubuhahirane n'ubutwererane hakoreshejwe $1. Unyumva? Ibyo rero ntabwo ari twe twenyine byari bifiteho ingaruka. N'ibihugu by'Uburayi bimwe na bimwe byari bifite umuzigo yuko rimwe na rimwe amayero, $1, ayo mafaranga akunda gukoreshwa mu cyo bita weaponization. Nk'ubu tubare nk'urugero nka Poland, uri kubyumva? Urabona Poland, Hongria, uri kubyumva? Poland, Hongria, ibyo bihugu bidafitanye ibibazo n'Uburusiya, byatangiye guterwa ubwoba, uri kubyumva, ko bishobora kugirwaho n'ibihano, kandi ibihano birimo nuko bishobora nyine bashobora kuiponizinga amayero, ko biri mu muryango umwe bw'Uburayi. Uwo muryango umwe bw'Uburayi ukoresha eho. So ibihano byaribyo byose byafatirwa bwabigiraho ingaruka, kubera yuko icyo gihugu kidafite its own currency. Ukubyumva? Rero ibi byose byongera icyo nakwita ko ari joint, byongera imbaraga. Ibihugu byose bitangira kubona ko niba amafaranga ashobora gukoreshwa as a weapon, ibyo bita currency, bahita bigaragara ko harimo ikibazo gikomeye, nacyo cyatumye hatangira cya kintu tubona cyitwa de-dollarization. U Rwanda rubigeze kure, kubyumva? Navuga ko u Rwanda narwo rubigeze kure, kuko natwe urabona ejo umubanyi yari arimo adusabira ngo badukupe kuri ntuza ya Swift. Waramwumvisha ambasaderi nibagiwe izina rye, yari arimo asaba ati turasaba ko u Rwanda rukupirwa Swift rukaba rutemererwa gukora transaction international, rukanabanirwa mu kugura intwaro, ubundi tukanyura hehe tukabakubita. Ngira ngo nicyo atongeye wenda nkamwongereye tukabatsibura. Ariko icyo nshaka kukubwira, bakikubwira ngo kubaningwa kuri Swift, nta kindi kintu bari kuvuga, bari kuvuga kubaninga gukoresha $1 as a medium of exchange. Tumenyereye ko ibintu byose, deals zose zibaho zishyirwa mu $. Kubyumva? Aha rero nibwo habonetse ikintu bita ubwoba bushingiye ku icyo kintu cyuko amafaranga akoreshwa nk'intwaro, leta wabyumvishe zigakangishwa gukupirwa bimwe mu buryo bwo gukoresha iryo faranga, kandi noneho bakaba amaleta atangira kubona ko harimo ikibazo. Vuga ati ni gute dusigaye
twohererezwa imyanzuro ati mukora ibi nimutabikora nyine ubwo amadolari mufite arapfusa turatesha agaciro ukubyumva nimutabikora ukubijyana izi transaction za Swift n'ibiki ibihugu byinshi ngira ngo ranabyibuka ko aribwo hatangiye ubucuruzi buri hagati y'Ubushinwa n'Uburusiya hatangirwa kugura petrol ariko hakoreshejwe amayuan ejo ndabaye diru y'Ubuhinde n'Ubushinwa nabwo bemerana ko bimwe mu bicuruzwa uretse iby'ubuhinzi n'ibiki bishobora kugurishwa hakoreshejwe iki amayuan n'amarupees sibyo muri make n'ujya kureba ibihugu byacu byonyine twegeranye nibyo bitaremerana ko byakorana ubucuruzi mu ifaranga ryacu muri Afrika nyine Afrika nyine nakubwiye ngo les ennemis de l'Afrique ce sont des Africains sibyo reba Europe participating muri economy y'isi ku kigero cya 40%. Donc GDP y'isi 40% ni ya Europe. Ariko Europe ni ibihugu byikize hamwe ntabwo ari igihugu kimwe. Ubitandukanyije byasigara ari ibihugu nk'ibindi. Byasigara ari ibihugu byacu nk'ibya Afrika cyangwa ikintu. Uri kubyumva? Rero icyo nashaka kuvuga nibyo byateye ubwoba. Ubwo nahereye kuri context nshaka kuvuga ngo les ennemis de l'Afrique ce sont des Africains. Mbivugiye ko icyabaye rero ni iki. Ibihugu amareta amaze kubona yuko amafaranga ashingiye ku cyizere no kwizerana wabyumvishe n'amakontara byo twita amabonds n'ibiki bidafatika kandi ko umuntu runaka ashobora kubiguhera embargo kubyumva niba yarumvikanye ngo iyi bonde muyigure ngo miliyari runaka ayo mafaranga igihugu runaka gishobora kuyakoresha as a weapon against you sibyo ibyo rero nibyo byateye kino kintu wabonye cyabaye mu minsi ishize n'ubu ngubu kigikomeza izamuka rikomeye rya zahabu na silver ku isoko ubwo byumva impamvu ahanini tuvuga ngo zahabu yarazamutse na silver nsubiye gatoya ku byabaye mu 1934 abantu bashobora kuza gusoma iryo tegeko n'itegeko rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rya Roosevelt ni itegeko ryashyizweho ryakanguriraga Leta ya Amerika kugura umuringa mu 1934 ariko bari bagamije ko umuringa uri buhende noneho inganda zo mu Bushinwa zigahomba kuko umuringa nyine nabikubwiye ngo ni medium ni industrial weapon. Donc nukuvuga ngo ufite umuringa ni producing products nyinshi ahangaha tubyumviye kuko silver nta biragoye kubona ikintu nta twicaye biragoye ko wabona icyuma na kimwe kitarimo silver. Urumva muri 1934 Leta ya Amerika yazamuye ku bushake igiciro cya silver. Urumva nkuko wavuga ngo Bitcoin ni ibihumbi tubare nk'urugero tukavuga ngo Bitcoin ni ibihumbi 47 sofa ukabyuka mu gitondo ukavuga ngo ngende kwigura ku bihumbi 100. Noneho wenda Bitcoin si ikibazo ko Bitcoin ntabwo ari medium ntabwo ari basic ntabwo ari necessity uyibuze ntiwapfa si ngombwa ushobora kuzamura igiciro abantu nibayigura ariko silver iri muri basic iri muri necessity tubuze silver ntidushobora kubaho byagorana byasaba ko dusubira nyine mu buzima bwa kera mbere ya revolution industrielle. Amerika irabyuka mu gitondo mu 1934 itangaza iravuga ngo twe turi kugura silver kuri iki giciro kiruta igiciro kiruta deja igiciro cyari gisanzwe cyaguraga umuringa icyo gihe. Babikoze bagira ngo bababaze inganda zo mu Bushinwa kuko Ubushinwa nibwo bwari buri kurayizinga ntubone tuvuga ngo burakomeye ubu ngubu Ubushinwa ntitubone gutya bumaze imyaka 100 bwitegura kandi bukora iyo procedure. Niba ndi kubwira ngo mu 1934 byagaragara ko ari imwe muri leta ihangayikishije Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera yuko rising no gukura kwabyo byagaragara ko cyane ko bari bamaze no kwigobotora n'intambara nyinshi colonization nyinshi z'Abanyamerika n'Abayapani uri kubyumva sinavuga ko babonaga ko bigihangayikishije. Aha rero niyo mpamvu mbikubwiye ngo mu iyi generation mw'iminsi turimo silver na gold ni ingenzi muri economy tugiyemo. Nta muntu numwe ukizera ko amafaranga ufite wabyumvishe afite agaciro.
amafaranga ufite nta muntu n'umwe ukizera ko afite agaciro, kubera yuko agaciro k'amafaranga gashingiye ku cyizere. Nayo mpamvu ahanini crypto yo ijya kuba legit, niko navuga. Niyo mpamvu navuga ko crypto yo yizewe, kuko byibura y'agaciro kayo gashingiye kuri demand, kuri global consensus. Ni bande bakeneye iri faranga, muri bangahe igiciro kikazamuka, muri bake kikamanuka. Bitandukanye ko ifaranga bashyiraho itegeko rigena agaciro k'ifaranga. Uri kubyumva? Abasigaye bose bagakurikiza itegeko, tugatangira gukora media, gukoresha iryo faranga za medium exchange. Mbere amafaranga agitangira habaga icyo bita backed, ugasanga amafaranga ari hanze, uri kubyumva, arangana na zahabu iri muri store. Ariko ibintu bivuga urabura bisa n'urerekana guhindukira ku isi kwa kundi. Ibyo ndi kuvuga nibyo ndi gushaka kwerekana. Umuntu wasangaga amafaranga, okay, tureke wenda na mbere y'inote, ngubyumva, ariko wasanga n'igiceri ufite gikoze muri silver cyangwa gikoze muri zahabu cyangwa muringa. Uri kubyumva? Urabyibuka bavuga ko Yesu bamuguze ifeza 30. Ziriya ifeza urayizi, iron. Uri kubyumva? Yarahendaga, ntabwo ari ibiceri sivarere, nayo ubwayo yabaga ihenze. Bavuga ko bungu ibiceri 30, bavuga ko ngo Yuda yabiguze isambu. Amafaranga aguze isambu ntabwo ari amafaranga make. Uri kubyumva? Twese turabizi, uri kubyumva, amafaranga aguze isambu ntabwo ari amafaranga. Ahandi urajya kureba amadenariyo n'ibindi ahanini byahendaga bitewe n'iki n'agaciro byaga bifite by'amabuye bikoze. So ugasanga valeur y'amafaranga irangana na gold hari, cyangwa urangana na gold ibitse muri banki runaka aho ngaho. Noneho rero ikigaragara cyo nuko kubera ibyo bintu bya weaponization byo gufata amafaranga n'amakarensi asanzwe akabukangisha ibihugu, byaje guhindukira noneho nk'ibyo bita nko kuri Shanghai market. Ubushinwa bwakoze icyo bita the biggest and largest stock, gold stock. Ibihugu byose bijya kure. Okay, nabonye raporo iravuga ko ngo Ubushinwa ngo uyu mwaka 2025 bwaguze toni 16 za silver, za gold. Ubyumva? Nabonye bavuga ko ibihugu, ngira ngo bavuga ko igihugu cya mbere cyaguze nyinshi ari Poland. Igihugu cya kabiri ngo ni Kazakhstan muri 45. Uri kubyumva? Igihugu cya gatatu ni Ubuhinde, baguze muri 30. Uri kubyumva? Amerika iri inyuma, ariko ugura bizi bo ntibazigura, baraziba, ntabwo ari ibintu byo guhisha. Amerika iriba, nta muntu ushobora guhakana icyo kintu, twese turabizi. Bagenda bagatera batari. Civil Force yateye Nuza, yateye Nikiba ni Haiti. Yateye Haiti, iragenda ipakira zahabu zose zari ziri muri Banque Nationale, irazipakira izijyana muri Amerika. Ibyo ni ukwi. Niba bavuze ngo baguze toni 16, tumenya ko nka 40 bazibye. Nibyo bakora niko namo. Rero niki ushaka kwibaza ngo niye tension iriho ituma noneho ibihugu natwe ubwacu twiyumviye itangazo rya guverineri giwacu, aravuga ati igihugu cyacu gikeneye kongera iki gold, ikigega cya zahabu. Ni ukuvuga ngo agaciro k'amafaranga fiat money karatakaye, na leta ubwazo ntizikiringiye fiat. Uri kubyumva? Fiat zigira inflation and deflation. Uri kubyumva? Zigira itakaza agaciro. Uri kubyumva? Cyane ko ziba zana printinze zidashingiye ku bukungu bwa nyabwo. Uri kubyumva? Zishingiye ku bukungu bwa nyabwo. Ariko zahabu imaze imyaka 5000. Uri kubyumva? Kuva mu myaka 5000, kuko hashize imyaka 5000 badiscoverinze ko zahabu ifite agaciro. Uri kubyumva? Ikoreshwa mu bijyanye n'ibyuma n'ibiki, ko na iyi revolution ntabwo iramara imyaka myinshi cyane. So kuva mu myaka 5000 igiciro cya zahabu no ku ngoma y'abami na Constante no kugeza ntikiramba. Irigiyeho riba rigiyeho. Ibyo kuvuga ngo kiri bugwe, ngo cyaraguye, ngo cyafashe, ngo ntago bishoboka. Ngubiruma. No kuvuga ngo ni faranga rimaze imyaka 5000 abantu barifitiye icyizere na nizi saa. Bamwe bakunda kwita ngo ni God's money, na amafaranga yakozwe n'Imana. Ngubiruma. Aha rero nicyo gituma amareta menshi
yashyizeho ububiko bukomeye bwa zahabu. Batangiye kuzi kuko bashobora kukubaninga kugura ibintu ku idolari, wabyumvise, ariko nta muntu wabwira ngo mbibi mfite zahabu ngo yange kubigura. Yahita ziguha rwose uwo mwanya. Cyane ko ibyo byo bijyanye no gupakira. Ufata zahabu ukazipakira ukazijyana mu gihugu bakaguhereza igicuruzwa cyose ugura. Urazipakira ukazijyana. Rero biracyagaragara ko ibintu byizewe, uri kubyumva, ni amafaranga, uri kubyumva, ni amafaranga, zahabu n'umuringa, uri kubyumva, ni ibintu navuga ko Afurika dushobora gukoresha muri revolution tugatera imbere bidasubirwaho. Ikigaragara cyo nuko kuva mu mwaka w'1934 ubwo Amerika yashyiragaho itegeko ryo kugura amatoni n'amatoni ya silver, niyo yahise iyobora revolution industrielle mu myaka ikurikira. Kuko yagize gutya ikora ibigega bikomeye bya silver, kandi silver ari basic, ari factors of production ziri basic. Nta ruganda rushobora kugira ikintu rukora rudafite silver. Bazamuye igiciro cya silver intentionally, kandi noneho biyemeza kuyibika hirya no hino ku isi. Bohereje za silver amatimu n'amatimu baragura, bariba, bagerageza kubika ibigega bikomeye bya silver. Bahita bayobora, baba strongest economy, bazamura igiciro cya silver, ba producing ibintu byiza bigize gute kuko bafite the enough silver. Igitangaje rero ni nuko ibihugu bitagira zahabu, ubwo yumva bidafite silver, byo bigira gutya bigakora ububiko bukomeye bwo kubikamo zahabu na silver. Ubwo yumva mu gihe ibihugu byo muri Afurika bifite zahabu bikagira na silver, bicukura amakontineri azitwara ara badashobora kuzibika aho ngaho, ngo reka dukore ikigega cya mbere, ubwo byumva, cya silver, reka dukore ikigega cya mbere cya gold. Nk'ubu nge navuga ko niba kuko dushaka, niba igihugu cy'u Rwanda gishaka kuba igihugu kizaba gikumira muri economy y'ubutaka, birasaba ko dukorerwa icyo bita a conference for, ubwo byumva, ububiko bukomeye umunyarwanda akareka kubika amafaranga mu madolari. Niba koko ufite amafaranga ushaka kubika ukagenda ukagira uburyo ki ushobora kugura gold ukajya muri safe deposit yawe, ukaba ubizi ngo ufite gold ni, ukaba ubizi ngo ufite silver ni. Ese gutya tubivuga bayipima ku biro bikabaga agaciro k'amafaranga bapimye ku biro? Bigurwa ku ma ounce, ku magrama. Abizi twese gold na silver bigurwa ku ma ounce. Hari benshi badukurikiye mba ngira ngo basobanukirwe ibyo bintu. Aho ushaka gufata amafaranga yawe, ibyo uri kuravuga, ushaka gufata amafaranga yawe ukajya kuri beneri ukavuga amafaranga yanjye kugira ngo nyagire kwa kundi bakora compte bloqué, ngenda shaka kugura silver. Ngira ngo ubu ngubu uko bimeze, nta icyo ndi kuvuga ni imwe muri policies yagakwiriye gukorwa. Ntabwo twagakwiye kuba dukangurira kujyana fiat ngo tubike amafaranga fiat muri, birasa nko kwa kundi tugiye udusanduku twiposta ukaba ufite agafunguzo ka. Icyo nifuza nge nicyo ndi kuvuga, ndabona ko ariyo policy ishoboka, kubyumva, ku buryo niba ibihugu bishishikajwe no gukora safe deposit za gold naki, natwe twagakwiye gushishikazwa no kubibika ntibibe ku gihugu, bikaba no kuri buri muntu. Kuko nta yindi mpamvu ibihugu biri kubika zahabu nyinshi, nuko ubukungu bugiye kuza buzaba bushingiye kuri zahabu na gold, gold na silver. Cyane ko silver ni ikindi ibaye weaponized, ibaye intwaro. Iyo turi kuvuga weaponized ni ukuvuga ngo ni nko ibaye ikintu cyo kwifashisha mu guhangana n'ikindi gihugu, nk'igihugu bakagikupira mu bijyanye no kugura silver, icyo gihugu cyagira nk'Ubushinwa, ubwo yumva habonetse uburyo babuhambarirwa ntibubashe kugura silver, byaba birangiye, kuko ni igihugu kibeshejweho n'inganda, ubwo yumva, ni igihugu kibeshejweho n'ubucukuzi ndetse n'ibindi, ubwo yumva. Rero icyo nshaka kuvuga, ibihugu bya Afurika nibyo bya mbere bicukura zahabu nyinshi, nibyo bya mbere bicukura gold nyinshi, silver nyinshi, nitwe supplying tungsten nyinshi, kubyumva, copper n'ibindi byose biri industrial bikoreshwa mu mines. None se nkubaza akabazo, abanyagihugu cyane cyane abayoboye ibyo bihugu bya Afurika urimo uravuga, baba barozwe no kuba icyo bashize imbere ari guhangana kw'amasasu
bari kurasana hejuru inyungu z'umuzungu kugira ngo atware iyo silver. Ni ivangura ngira ngo wabyimviye nk'amagambo yavuzwe n'umugenerali kugira umuntu abe generali. Nanjye ndibaza generali muzima bifata kugira ngo umuntu arinde ubwaba generali. Na igihugu nka Kongo gifite zahabu nyinshi, akaba umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu. Yes. Igihugu gitunze gifite zahabu nyinshi mu butaka, gold na diamant kwisi papa. Akaba ari mu moko. Urabona urwego ubugoryi bw'Abanyafrika wabugezeho. Ubwo twarabibonye abo bitaga abadokiteri mu Rwanda. Umudokiteri akagenda akavuga ibintu by'ubugoryi bwarize. Igihe numva n'umuntu yivuze ngo ni dogiteri kanaka, ubwo byumva ngo muri philosophy uzareba abahanga bacu tuba dufite ngo ni dogiteri muri politiki. Ubugoryi bwo kuba dogiteri muri politiki mu buvana ngo ni dogiteri muri theology wajya gumwa ngo ngende dogiteri muri theology. Ibyo bintu bimaze iki? Ni physique, ni chemistry, n'ubuvuzi n'iki? What ni bicyo barabikorera ariko ugasanga n'abantu baricaye urwo byumva kandi ngo kujyana n'iby'ubuyobozi twavuye rya hano muri Afurika bakamuha ministeri dogiteri ngo muri philosophy ngo mu bitekerereze, bakamuha ministeri y'uburezi ngo nayibone ngo ni dogiteri, igahoramo induru rega ntacyo afite cyo gushyiramo. Uriko byumva ngo ni dogiteri ngo muri education politique ngo ni dogiteri ngo mu bijyanye n'anya ngo n'imigi ngo n'imitekerereze. Bani ibyara kawunga byumva bana. Ugasanga umuntu aragenda abyimbye kuko ari nawe leta ikanamuhereza amavuta ya essence kamugura vewite dogiteri muri theology muri philosophy ngo ningo ari n'ibiki uriko byumva agatinyuka agafata amanuza amafaranga y'igihugu uriko byumva bakamuhereza imodoka ngo umuntu ni dogiteri muri philosophy yiki. What are you philosophy? Yarangiza akajya kuri televiziyo y'igihugu akavuga ibintu bida kugira doktora muri politike se bitumariye na uzi utazi ko gukora neza ni kuyumva icyo uri doktora wenda ubwo wavuga ngo ushoboye kuriganya urumuriganya mu by'ukuri tujya turebera ku bintu bifatika sibyo turebera ku bintu bifatika n'ukuntu Afrika ibyo nahoze ndi kumubwira ngo Alpha Bord yaremye ngo les ennemis de l'Afrique ce sont des Africains. Ni gute ibihugu byo hanze by'Uburayi bimaze kubona yuko ubukungu butaha nkuko byabaye mu 1934 nekubwiraga Amerika itora iryo tegeko ryo kugura silver. Ubu nibyo biri kuba Shanghai nako mu Ubushinwa, Poland nakubwira icyo gihugu cya mbere cyo mu Burayi cyarangije kimaze kugura gold nyinshi uyu mwaka 2025. Amerika urikubyumva byose biri gukora amastock ya gold na silver. Urikubyumva igiciro cya gold n'igiciro cya silver gihora kiduga wa mugani w'umushinga umunsi ku munsi. Ariko ibihugu bya Afrika byo biraje bishinga no kwicukura bibiba ngo bayibike muri stock nimara gushira tuzasaba izenga tuzajya gusaba tuzasigara turi abantu basabiriza baranga. Aho niyo mpamvu mubwira ngo Africa les ennemis de l'Afrique ce sont des Africains. Ese habuze umuperezida cyangwa umuntu runaka ushobora kuvuga ngo biragoye kwiyumvisha ko igihugu urwiyumva kingana ko gifite zahabu gifite gold gifite ikizigo biziko bararushinga no gucukura no kugurisha amabuye ntibanatekereza ku giciro cy'ahazaza. Bundi ni ibisanzwe kuba ufite gold nyinshi kuba ufite zahabu nyinshi haba harimo n'uburyo kushobora no kureba ko igiciro cya zahabu cyaguye uyu munsi ntucukura ahubwo ukaguriza abantu. Kongo ishatse ibihugu byacu bya Afrika bishatse byatuma igiciro cya zahabu kikuba kikagera ku 8. Dushatse igiciro cya zahabu gishobora guhenda igiciro cya silver cyahenda kuko nitwebwe the biggest supplier wa zahabu na silver. Ariko babahugiye mu bintu ngo biri familiar ngo twebwe ngabakobwa tubakwinjijana ubwo ni muri Sudan. Urumva abandi ngo urubyiruko ruhugiye muri nyaje n'usohotse hano ngo agiye kwigira mu mahanga aza afite utundi adwana natwo tudahugihindura Afrika. Museveni agende agiye byagenze bite we are tired Museveni agende you see avuye kureba ari n'abatazi n'impamvu Museveni agomba kugenda
biruka bari muri Museveni agende uri kuyumva erega niyo mpamvu jenoside itegurwa ikagerwaho. nujya kureba rero uraza gusanga ubukungu bwa Afurika buri mukangaratete gembe ndabivuze. Niba ibihugu byacu bitavuze ngo umunyafurika nagira uburenganzira bwo kugura no kubika zahabu ku giti cye, we are finished. Niba ikuzo uri kubyumva adashaka kuvuga ati ngewe uyu mwaka nzagura amagarama 10 ya zahabu, uri kubyumva ugende uyagura muri safe deposit y'igihugu bayikubikire bashyireho uburinzi bushobotse, uri kubyumva umenye ngo mu bintu wabitse kuko igiciro cya zahabu kirakura kuva mu 1900 kuva nyuma y'intambara ya kabiri y'isi muri 1944 igiciro cya zahabu kimaze kuzamuka 200%. uri kwibaza umuntu wabashije kubika zahabu muri 1944 ubu abana be bameze gute niyo cyaba ikiro kimwe cy'izahabu? Amaguverinoma ari kubirebesha amaso ko ubukungu bukurikira buzagendera kuri zahabu, kuri gold no kuri crypto kuko nizo nazo zishingiye kuri consensus. Bari kubona ko ama fiat atakaje agaciro kandi n'ibihugu bitakizerana na rimwe. Igikomeye cyane no hariho n'ibya political instability. Yes. Ubu ngubu ntago ari nk'ibihugu byacu bya Afurika bishobora kukwishyura amafaranga ukagenda nk'ibihugu bya Afurika igihugu cyakwishyura amafaranga yacyo kikakwizera perezida ajya agahindura amafaranga agahindura iki ubwo amaze kukwishyura ku bicuruzwa ugiye agahita ahindura amafaranga. Wabyumvise political instability. Hari ibintu byinshi bihangayikije ariko ngewe icyo navuga cyo ni kimwe nuko ibintu byose amafaranga azahinduka, ibintu byose azahinduka ariko amafaranga zahabu na silver icyo cyacyo kizakomeza kuzamuka. Mu bintu byose amaguverinoma ya Afurika mu byo bacukura mu byo bagira gute bashyira imbere kubika bashyira imbere gucuruza kuko ahazaza ibyo bihugu byabitse amazahabu n'amasilver bizaba bidutegeka ko nibyo bizabiyoboye inganda. Noneho ibaze gusanga igihugu cya Afurika cyahoze gitunze silver kugira ngo bakore icyuma runaka, icyuma cyo gukatisha ibirayi bisabe ko bimportinga silver ikava muri. Ngewe ari ikintu kimwe nshaka kukubwira, bano batipe bafite ubugome ku rwego ruri hejuru. Urabona wenda nk'ibi ni urugero mbivuze ku bwanjye, tuba dufite ngo abahanga benshi bize, ariko nujya kureba uzasanga ngewe nawe uzangana n'umuntu aravuga ati ntubona izi mvaruganda batuzanira iri fumbire bita ngo ni imvaruganda baraha buri muturage wese ngo ashyire mu butaka, uri kubyumva kugira ngo weze bizagusaba gushyiramo iyo mvaruganda, sibyo muri bwa butaka bwawe. Uri kwibaza nyuma y'imyaka 5 bazahita babana irya fumbire, ubutaka ntibuzabukera buzaba bwamaze kugumuka. Ntabwo wenda twavuga dushingiye kuri population, ntabwo twavuga ko imvaruganda rimwe genetic modification, ubwengere bw'abantu abakeneye gutuburwa ibiribwa bimara igihe gito, sibyo ahubwo ikibazo ni twe. Niba baguhaye imvaruganda imyaka 5 irinda gushira uhinga weza utaramenya gute uko bakora ifumbire mvaruganda, ayo mashuri yawe akora iki? Ngiye kuvuga muri za mpuguke zacu zize abo bantu biga za pharmacy za veterinary n'ibikiro kubyumva za agriculture n'ibikizi byo ni gute umuntu agusupplying ifumbire imyaka 10 utaramenya uko bakora ifumbire kuko ifumbire koko bisaba si ingredients uwabibaza cyacu gifite ntiyabimbwiye. Nese hari abantu muri Afurika wari wasanga bafite elemashimike zirengeje izo dufite muri Afurika, bo bari hariya kuryo dutegereza ibyo badukorera bakatuzanira, dutegereza ngo ifumbire ngiraza hanyuma abanyamashuri bize menshi nyine oya impuguke abadokiteri tuba dufite ari muri philosophy no muri theology no muri education politique no muri psychology, science and sociology naki koko birakwiye ko umuntu ashaka doctora muri historique kujya kwigana pro Bonaparte ukongeraho Constante w'abakatolike nge simbizi koko birakwiye ko umuntu agira historical social ngo umuntu bisigara tongoyirwa acukura amagufa ngo arebe ngo ninde wavutse mbere kugira ngo bado nibyo twiga. Nabonye John Museveni yavuze ngo Americans have gone to the moon, ngo Americans have gone to the moon, Russia joined the two.
Indians they are there for they are looking at us like this ngo bari kutureba tumeze ngo ngincisha tweba dukora iki tuvugisha what are we doing really? So njyewe nk'umwanzuro nshobora kubona ikintu inama nshobora gutanga nuko niba ibihugu biri kurunda zahabu bikarunda gold abahanga abekonomiste babo barangije kubona ko ubukungu butaha buzaterwa n'uwabitse gold nyinshi n'uwabitse silver nyinshi. Kubyumva ubukungu bukurikira buzagenwa no kuvuga ngo ninde ufite gold nyinshi mu kigega cye. Abahanga bacu barabibonye, nabonye itangazo rivuga ko bagiye kongera ibigega bibika zahabu nyago y'abanki yacu arabitangaje. Beneria bakwiye kubika zahabu. Ariko kimwe mu byo nkeka ko byagakwiye kongerwamo nuko abantu bose bagakwiriye kugira ububasha mu bijyanye no kwibikira iki gold, mu bijyanye no kwibikira gold. Hagira self deposit yani. Umuntu wese akagira, niba buri banke dufite uri kuyumva hakiyongeramo gold self deposit. Ibyo bintu kandi bigacungwa neza urumva ku rwego ruri hejuru. Naho niba abanyafrika uri kubyumva dukomeje kuba mu gatebo uri kubyumva kaho abaturage batazi n'ibibera, umuntu akaba muri Kongo yumva ngo ni igihugu ngo gifite zahabu nyinshi ataranayibona uri kubyumva kandi ziri hejuru yirwa zigenda hejuru. Niba ari ubwo buzima turi bukomeze kuba mu buzima bwacu ntibuzigera buhinduka, niba dufite zahabu tuzigireho ububasha uri kubyumva basi ntituzicukure ko tuzigure. Pana bya bindi umuturage wese akwiye kugira, pana bya bindi baza basanga urumogi mu butaka bwawe bati n'urwawe, iyo basanze urumogi mu butaka bwawe bati n'urwawe baragufungira intu. Zahabu yabirimo bati ubutaka si ubwawe, zahabu ni iya leta, urumogi rwo kuki rutaba urwa leta. Umuturage akwiye kugira uburenganzira kuri zahabu. Beneri niba itangiye kubona uburyo bwiza bwo gustoka muri ntuzo muri zahabu, Beneri umuturage nawe uburyo ashobora kubika. Bavuga atari ko ufite amafaranga ashobora kugura ikiro akibike for the next generation, sibyo? Ibyo ngibyo ntabwo biri gutume gusa igihugu gishobora gushaka ubushobozi bwo kubika zahabu gishoboye, ariko twese dukoresheje iyo policy yo kuvuga ngo umuntu niba afite amafaranga ari reserve agure zahabu. Aga bro ku isi yakiributa buri wese azayisangamo. Niba bishoboka buri muntu wese agure zahabu, bivuze ngo igihugu cyacu gishobora kugura zahabu nyinshi kurusha ibindi bihugu byose bibaho. Bityo mu minsi izaza tugahinduka the super power kuko nitwe tuzaba dufite ubukungu buri world from. Ibi rero bisaba abayobozi batameze nka Ikenge kubyumva, bisaba abayobozi bari willing sibyo yo guhindura imikorere uri kubyumva, batari mu bugoryi bw'amoko cyaruswa, batari mu bugoryi bw'amoko kwirwa harango kana kameza atego kana kavuye ngo wacu n'uyu. Bisaba abayobozi bazi ko guteza ishyanga imbere ari ngombwa hatari ukwikubira. Abanyafrika bari hafi cyane. N'ubu tuvuga hari umuntu ukora muri banki ugenda akareba cya kigega cyose akavuga ngo wakigurisha bakayaba. Baba abanyafrika ari kuhamera. Hari umunyafrika ushaka kubukora nko mumwe muri banki wenda urwo nyumva ugenda ukareba ikigega niba hageza niba kibonye akavuga ati wayama ngo ngiye nicikire acikire. Umwarimu ugira ngo uramuzi, umwarimu twakunda kuganira umugande bita William Waswa. Yajyaga ko umugande no mutanzania ni umunyakenya n'umugande wa musaza we nawe afite degree ngo muri English education. Arabwira ni degree muri English education kweli. Ariko nuko yambaye igaragara ko nyine bimari iki. Okay so yajyaga ambwira ati vraiment reka nkubwire ikintu kimwe ugomba kumenya urwumva, ati yajyaga ambwira amagambo y'ubuhanga cyane akambwira ati muri Afrika hari slogan ivuga ngo it's me and my stomach. Only me and my stomach. It's amazing. Akavuga ati it's me and my stomach. Ibyo kuzana ngo ngo yazakimba buranga abanyarwanda ngo bagira ngo cyangwa ndibinde nk'umugabo ushobora kubutekereza ibyo bintu n'umugabo hano abandi bose me and my stomach. Naje twarabonye mu nama
na family bijya kure. None twarabibonye mu nama ati impamvu nyine mwebwe mutakemuye ikibazo ni mwari mushonje. Yes, mwari ngo abayobozi bahugiye mu matiko mwayakoraga kuko mwari. Uwo mugabo rero ndamukunda William Moss ajyaga ambwira ati my dear ntihazagira umuntu ugushuka muri Afrika itegeko rimwe. Me and my stomach. Rero hari ukuntu ukumubona imibereho dufite kubyumva ishingiye mu bugoryi bwakozwe n'abatubanjirije. Uri kubyumva? Ubundi ntabwo umuntu ashobora guturuka, uri kubyumva? Niki cyatumye colonization ikunda? Kwitandukanya n'amoko. Kubyumva? Iyo abami baza guhuza ntabwo bari gutsindwa. Iyo baza gushyira hamwe ntabwo bari. Erega abazungu icyo bakora cya mbere ni ukwica unity. Hari ikindi se kugira ngo bagushobore. N'ubwo nicyo bari gukora. Ariko byibura tubasha kureba economy tukamenya ngo igihugu kirajya aha kirava. Niba ibihugu bya Afrika bitabitse zahabu ubucakara bukomeye mwisi tugiyemo artificial intelligence urwo byumva mwisi tugiyemo hagiye kuza ubwoko bushya bw'ubucakara ngo ubwoko bushya bw'ubucakara ku bantu yego aho umuntu atazifuza niba ntacyo dukoze aho umuntu uzaba turi mwisi aho umuntu atifuza kuyibyariramo kavuga uti ndabyara kandi byaratangiye ubucakara kuri urwego nta muntu n'umwe wabaga uri mu bucakara ngo yifuze kubyara umwana ngo amubyarire mu bucakara mayidi nuko bamwe babateraga inda babafashe ku ngufu n'ibindi kugira ngo babyare kuko nta muntu wabaga yifuza ngo reka mbyare umwana avukiye mu bucakara. Niba rero nka leta zimwe na zimwe zarabonye ko kongera ikigega cya zahabu ari ngombwa bakwiye gushyiraho izindi polisi zo ku muturage n'abaturage bakagira ububasha mu bijyanye no kubika iki zahabu. Buri muturage akaba yabika zahabu mu hazaza. Navuga ni ngewe mu mafaranga nakoze naguze ikiro nkibitsa muri safe deposit ya leta hana. Ubyumva? Bishaka kubirangwa bire mu rwego rwa leta. Babirebe ko ari ngombwa ko uzayobora ubukungu butanu uzabufite. None abo bazungu uzabufite silver kuko silver yo igiciro cyo kirakomeza kuzazamuka ariko izagera hinduka intwaro kuko ni iri base muri infrastructure muri factors of production mu nganda zose bikore amamodoka ma computer biki byose silver niyo we. Izi ntambara ziri kuba bari guteza no kugira ngo babone uko bacukura bajye kugira ngo nase ndakubeshya baramayininga bajya kubika. Reba nk'intambara dufite hano hirya niyongereye kontra ya Monisco barabibonye. None Monisco hari kugira ngo igire gutesenye kugira ngo icukure zabo nyinshi. Nese nibwo bwa mbere makuru wagiye ubona imodoka zabo zikora impanuka ukajya usanga za zikoreye amazahabu na za tungstena n'ibindi. Ibwo bwa mbere perezida runaka w'icyo gihugu akaba ari umuyobozi w'igihugu imodoka za Monisco zagiye zikora impanuka ukajya usanga amazahabu zagiye ari imodoka zo gutwara abarwayi zirwa zitunda amazahabu arambiraza fenda n'ibiki. None reba ibintu by'ubugoryi ari gutekereza ngo retutsi ngo kwa bongereye kontara bagiye kugira umugabo barazana umugabo mukuru w'ingabo. Ariko bro utekereza ko biriya bintu byakozwe paragisida ubitekereza ko ari paragisida? Oya ni imyumvire hafi ikwinda abantu muri karakare ari panze ariko rwose nago twaranirwa n'ikiganiro baragisida. Abantu batuye muri Kongo barabizi baratwumva kubyumva baratwumva bamwe usanga banumva n'ikinyarwanda sibyo. Nta hantu na hamwe niba uri umukongomani ukaba utazi aho zahabu iba bavuga ko igihugu aricyo cya mbere gifite zahabu ukaba utagira imiti ukubyumva nta miti yo kwivuza ukubyumva ukaba udafite uburyo bwo kwiga ari ikibazo n'imibereho iyo zahabu nta bandi bantu ni ba bandi nyine bavuga ngo me and my stomach ngewe n'igifu cyanjye. Afrika rero ikwiriye gukanguka bitabaye ibyo nyine rezene middle Afrique sont des Africains. Ntabwo wenda ndi buca iteka mvuye ngo tute change tute vori ngo les imbéciles ne changent pas. Ariko sindagera aho kuvuga ngo les imbéciles ne changent. Ntabwo ndagera aho kuvuga ngo les imbéciles ne changent pas ariko byibura hari policies
ekonoma hirya uri kubyumva niyo watunga ivarisi y'amadolari ufite amadolari mw'iyi minsi si uzayobora ahazaza uzayobora ahazaza n'umuntu ubitse iki zahabu nubitse silva yo navuga ko iteje impungenge zikomeye kuko by'umwihariko niyo factors of production y'inganda muri iki gihe ibaye weaponized igihugu kirarangira yes. So wenda tuzakomeza tubivugeho ibintu nakagaruka naho butaha ariko abantu bajye bamenya economy iri kujya uko byumva rwose reka mbabwire nongere mbakure inzira ku mutima Fiat yataye agaciro iyo twese turabizi tubyemeranye amafaranga aragwa buri munsi uko byumva cyane cyane ko ari amafaranga badafite ikiya back ngara amafaranga ashingiye ku cyizere uko byumva ngo leta zikabyuka zigakora amafaranga ejo zigaprinting andi ayo mafaranga uko byumva nta hantu na hamwe afite agaciro Fiat is useless now niba ubungubu turi kubona ifite agaciro ko turacyayikora fataza medium of exchange ariko mu minsi iza uri kubyumva natangaje ubu nageze mu mujyi ngasanga umuntu yagiye kumwishyura kuri mama ari kwanga ngo yabikuze ngo yame mu ntoki ngo hano ntabwo byemeye ngo ko umuntu yishyura ngo kuri mama ngo yabikuze yame ndisekera ndavuga narasinziriye mu kanya bakanguka izuba ryavuye cyangwa kimwe muri ibyo imvura iri kugwa ntabwo nzi ibyo ari byo reka tubashimire abakunzi bacu tubabwire ko n'ejo nakagaruka ku muyoboro wanyu w'Ihumure TV mukore subscribe musangize abandi ibiganiro ntituzarekera gukomeza kubaho ibyiza bibageza ahazaza heza ejo Imana ibahe umugisha.